ingabire yo kubaho mu kuri, ingabire ububasha Roho Mutagatifu aguhabwa gukora iki n'iki, kandi wenyine akaba ari ubutanga. Ukuri Yezu Kristo Nyagasani ninjye nzira, ukuri n'ubugingo. Roho Mutagatifu aguha imbaraga zo guhuza ubuzima bwawe na Yezu Kristo kuri, kuko ubuzima bwacu twebwe abantu ni ikinyoma. Ubuzima bwacu ni ikinyoma, nkuko hari Zaburi bivuga ati ni nk'icyatsi, mu gitondo kiratoshye izuba ryavaho, nimugoroba kikaba cyumye. Nta mushinga wacu n'umwe ushobora kuvuga uti ngewe uyu mushinga nzi ko nzawurangiza, iyi nzu ndayitangiye izuzura ndiho. Ibintu byacu bya kimuntu byose bifite ikintu gishobora kubirangiza mu munsi umwe cyangwa se mu munota umwe. Niyo mpamvu tugomba kugenda twitwararitse, twicisha bugufi. Umugani wa Padre intumwa mutagatifu ati ubu bukungu bukomeye tubutwaye mu tubindi tumene ku busa, mu tubindi tumene ku busa. Kugira ngo rero noneho ubundi nanone Padre intumwa akavuga ati Yezu Kristo umuntu yigaragaje, ibyo twigeze kubizirikanaho, abanyafilipi umutwe wa 4, azahindura ukundi uyu mubiri wacu w'imfabusa. Kuko rero yibona ukuntu umuntu nyine muhura mu kanya gatoya, mu kanya ugahura n'umurambo we bamwikoreye, bya bindi yakoraga byose byarangiye, imishinga yose yahagaze. Ibyo ngibyo si cyo kinyoma cya muntu, icyo ni intege nkeze. Nk'umuntu twaganiraga rimwe, ndamubwira nti ntibirababaje kugira ngo wizere umuntu aguhemukire. None haransubiza ati aguhemukiye kubera ububi bwe, kubera ubugome bwe, byaba ari bibi kurushaho. Ariko niba ari ukubera intege nkeze, nibura bishobora kugira uruhengekero, bishobora kugira uko byumvikana, ariko byose birangiza byabyaye ikintu kimwe. Umuntu yaguhemukiye, kandi ubwo buhemu bushobora kukugeza kure, nawe bukamugeza kure. Yezu Kristo rero twinjiza mu kuri, afata bwa buzima bwacu bw'ubusabusa ku bwa Roho Mutagatifu, bw'intege nke, akabuha imbaraga za Roho Mutagatifu kugira ngo dushobore kuyinga igihagararo cye we kuri. Ibyo rero bidusaba kwemera kuyoborwa nawe. N'urugendo turabemera Yezu Kristo, turabizera Yezu Kristo, turabakunda Yezu Kristo. Ingabire urukundo, ukwizera n'ukwemera, kwemera ukwizera n'urukundo. Mbere na mbere ishingiro ni Yezu, niwe dukunda, niwe twizera, kandi niwe twemera, maze akaduha imbaraga zo gukunda abandi muri we. Kubona nta muntu n'umwe wifitemo imbaraga zo gukunda abandi. N'umwana wawe izo mbaraga ntazo ufite. Uza abantu bakuyemwe amadabanga niki, abantu biciye abana, cyangwa se bafitanye ibibazo n'abana, cyangwa se abariye abana babo nk'uko abanyarwanda bavuga. Ni ingabire rero kugira ngo ushobore kugira rwa rukundo Pawulo intumwa twigisha. Pawulo intumwa mutagatifu imbere y'Abanyakorinti umutwe wa 13. None rero kugira ngo twinjire mu kuri Yezu, tubeho mu kuri Yezu, ntidushobora kubyishoboza. Icyo ugomba kucyemera, kugira ngo tutazitwaza izo ntege nke za kimuntu twavuze ngo byarakunaniye, kandi Yezu Kristo ashaka kubiguha ku buntu. Hari imbaraga za Roho Mutagatifu. Izo mbaraga rero zirakora, nizo tugira ngo tunasabe kandi dukomeza gusaba.
hari amagambo rero amwe ari mu Bibiliya ntagatifu ashobora kudufasha kwinjira mu kuzirikana iyo nyigisho yo kubaho mu kuri. Duhereye ku ivanjiri isomwa uyu munsi, aho Yezu avuga ati batagatifurize mu kuri, ijambo ryawe ni ukuri. Muri Yohani, ivanjiri yanditswe na Mutagatifu Yohani umutwe wa 17. Batagatifurize mu kuri, ijambo ryawe ni ukuri. Ndakwiyeguriye mu kuri kugira ngo nabo babe abakwiyeguriye mu kuri. Nkuko wabisanga muri Evanjiri ya Yohani kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya 7 cya Pasika, ivanjiri akaba ari muri Yohani 17 umurongo wa 11 kugera ku wa 19. Yesu agira ati, sabisi nkuko nanjye ntari wese, batagatifurize mu kuri, ijambo ryawe ni ukuri. Nkuko wantumye munsi, nanjye niko nabatumye ku isi, kandi ndakwiyeguriye ubwanjye ari bo ngirira, kugira ngo nabo babe abakwiyeguriye mu kuri. Abakwiyeguriye mu kuri. Yohani, ivanjiri ya Mutagatifu Yohani umutwe wa 14 umurongo wa 16 kugera ku wa 19. Kuba abiyeguriye Yezu Kristo mu kuri, abiyeguriye Data mu kuri, abiyeguriye Roho Mutagatifu mu kuri. Andi magambo dushobora kuzirikanaho ajyanye no kubaho mu kuri na Yezu Kristo kuri. Yohani 14 umurongo wa 16, ninjye nzira ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kuri Data utanyuzeho. Ahandi Pawulo ntumwandikira abanyakorinti, Pawulo intumwa mutagatifu umutwe wa 1 agira ati, dore ishema ryacu aho rishingiye, nuko umutimanama wacu utwizaza ko twabayeho kuri iyi si, cyane cyane muri mwe, mu bwiyoroshye no mu butaryarya, mu bwiyoroshye no mu butaryarya biva ku Mana, tudakurikije ubwenge bw'abantu, ahubwo tuyobowe n'ineza y'Imana. Nari nizeye kubanza kunyura iwanyu ngo mwongere mwishime, noneho ngahaguruka iwanyu njya muri Masedoniya, ndetse nkongera kugaruka iwanyu ngo muntegurire urugendo rwanjye rwo muri Yudeya. Mbese uwo mugambi nawufashe nsa n'ukina, cyangwa se imigambi yanjye irasa n'idafashe nk'umuntu wemeye atemeye? Imana irandeba, ibyo nababwiye sinari ngamije guhita mbihindagura. Koko rero umwana w'Imana Kristo Yezu twamamaje iwanyu, ngewe Silivani na Timote, suko ateye. Ntiyabaye icyarimwe yego na oya, yabaye yego gusa, ku buryo amasezerano yose y'Imana yabaye muri we yego. Natwe tugakurizaho gukuza Imana tuvuga tuti amen. Ibaruwa ya 2 y'Abanyakorinti umutwe wa 1 umurongo wa 12 kugera ku wa 20. Kwemera utemeye, kuba yego na oya, kuba kazuyaza. Izo ngiye ni indwara. Ntabwo rero umutagatifu ashobora kuza ngo ashyushye, agushyushye by'akazuyaza. Ntibishoboka. Ni wowe umunangirira.
abashatse gushyira ngo aho ntukoreho nka mutagatifu agushyikina atarahinduka. Inyungu zawe za hano ku isi ukazibundararaho, ukanga ko hari ikintu watakaza kugira ngo ugushaka kwa Yezu Kristo guhindura ubuzima bwawe. Ahandi nanone Yezu ubwe agira ati kuki mudasobanukirwa n'ibyo mvuga? Nuko mudashobora kwakira ijambo ryanjye. Ubabyara koko ni sekibi, none murashaka gukora ibyo yifuza. Kuva mu ntangiriro yamye ari umwicanyi, kandi ntiyigeze aba mukuri, kuko atigeze atunga ukuri. Igihe avuga ibinyoma abavuga ibiribye, kuko yamye ari umubeshyi ndetse akaba na sekinyoma. None nge navuga ukuri mukanga kwemera. Muri mwe ninde wampamye icyaha? Niba rero mvuga ukuri mubuzwa n'iki kunyemera? Umuntu w'Imana yumva amagambo y'Imana. Ngaho mwamenye igituma mutumva nuko mutarabimana. Ivanjiri yanditswe na Mutagatifu Yohani umutwe wa 8 umurongo wa 44 kugera ku wa 47. Iyo rero kuri kuvuzwe nkuko nyine na Yesu bivuga imbere ya Pilato mu mutwe wa 18, Pilato amubaza ati ukuri ni iki? Yesu ntasubize. Yamubaza ati ese uri umwami? Ndiwe rwose. Ese ibyo bivuze ku bwawe? Nuko Pilato aramubaza ati none rero uri umwami? Yesu aramusubiza ati urabyivugiye, ndi umwami. Cyakora icyo njyewe navukiye kandi kikanzana ku isi ni ukugira ngo mpamye ibyerekeye ukuri. Unyurwa n'ukuri wese yumva icyo mvuga. Pilato aramubaza ati ukuri ni iki? Yesu ntacyo yongeyeho, kubera ko ari we kuri. Yohani 18 umurongo wa 37 n'uwa 38a. Unyurwa n'ukuri wese yumva ibyo mvuga, kandi ibyo ni ukuri koko. Kuko hari amagambo amwe yaturuka kuri Yesu nyine abantu badashobora kumva ntibashaka kumva nabuze. Kandi ibyo ngibyo byarahanuwe nyine na Mutagatifu Pawulo intumwa. Avuga ati igihe kizagera abantu bikurikirira inyigisho z'amafuti, aho bavuga ukuri bahahunge, aho bagira umukumbi w'abigisha babandi nyine bababwira amaryohereza. Tubivuga ku ngabire yo kwigisha, mwese mwaje mwambaye neza, dore ababyeyi bateze ingori, mama shenge. Ibyo ntawe bizinjiza mu ijuru, nta n'umwe. Nyamara ingo zaraye zishya, ibyo ntushaka kubivuga. Bamwe binjiye abagabo b'abandi, bamwe binjiye abagore b'abandi, abandi binjira abagabo b'abandi. Ibyo ntushaka kubivuga ngo birwanye mu izina rya Nyagasani Yesu, kubera ko nyine nawe nta kikurimo, ntacyo ufite utanga. Yesu ntahari kuri. Umuntu wese uri mu kuri nyine arakuvuga, kandi uko kuri ni Yesu. Ahandi nanone Yesu, ariko duhereye hahandi Pawulo intumwa tubwira nyine ibyo ko abantu bazanga inyigisho zabakiza bakiruka bahunga. Bya bindi navuze ku bantu bamwe. Urebye nkuriya ya mucuranzi nkunda gukoresha indirimbo ze w'umukarismatike Modeste Nkomeza Mihigo, ngewe namumenye ndi umusaseredoti, numva indirimbo ze ndavuga nti uyu muntu nta gushidikanya
afite ubutumwa bwo kugaburira roho, ku buryo amaparuwasi yose aho mumenyeye nabayemo namutumiraga. Afite ubutumwa, ari cyo kubwira abantu kugira ngo bayinu, ntabwo ari amaryohereza. Ahubwo nyine aririmba avuga ati shitani iragushuka, ukaroga, ugasambana, ukiba, ukavuga ngo ntacyo bitwaye, ikaguhenda ubwenge, ejo ikazakwigarika. Hari undi nanone nawe nigeze gutumira mu maparuwasi aho nabaye uko byashobotse, urimo gutanga inyigisho muri iyi minsi zerekeranye no kurwanya uburyo shitani ikora, kuko yahawe iyo ngabire. Roho Mutagatifu batanga ingabire zinyuranye, bamwe akabaha kumva ibi kurusha abandi. Urimo gutanga ibiganiro byerekeranye n'ukuntu amashitani akora, byerekeranye n'ubuyobe. Kumva umuntu ko ashaka kugeza abantu ku mukiro, atari kugira ngo ajye hariya yigishe abantu babe ngo yavuze neza. Mu by'ukuri ashaka ishema rye bwite. Abo bantu rero bavuga ukuri ntabwo isi bakunda. Nuko bimeze. Iyo si nyine yanze Yesu nabirabanga. Ari byo nyine Pawulo intumwa yahanuye, bwa magambo yagufasha kumva ayo tugiye gusoma hano. Kuko abantu batashaka kubaho mu kuri, ushatse kubabwira ukuri wese baramwanga, bakamwangisha n'abandi. Ubutumwa bwawe bakaba babusenya neza. Usibye ko kuri iki gihe nyine bigoye. Cyari umuntu yaravuga ngo kanaka ngo ntazankandagirira muri paruwasi nkaho ari iyi. Ariko ubu ngubu ntibishoboka. None uzabuza abantu kumva inyigisho bashaka kuri internet. Kuri iki gihe ntibishoboka. Uwo muntu wenda uzamubuza kuhakandagira we ubwe, ariko inyigisho ze ntuzazibuza kuhagera. Ntibishoboka. Kandi Yesu Kristo azakora icyo agomba gukora akoresheje izo nyigisho. Ibyo uzabibuza ute? Ntibishoboka. Nuko Pawulo intumwa rero, Roho Mutagatifu amaze kumwuzura, yandikira Timote umwana we muri Yesu Kristo amubwira ati murahiriye imbere y'Imana n'imbere ya Kristo Yesu uzacira imanza bazima n'abapfuye ku mpamvu yo kwigaragaza kwe n'ubwami bwe. Amamaza ijambo, uryigisha igihe n'imburagihe, wumvisha ingingo, utote, ushishikaze mu bwihangane butarambirwa, uharanira kujijura. Kuko hazaza igihe abantu batazihanganira inyigisho ziboneye. Aha ziboneye dushobora kwasimbuza z'ukuri. Inyigisho ziboneye ahubwo bakurikije irari ryabo n'ubukirigitwa bw'amatwi yabo, bakazikoranyirizaho umukumbi w'abigisha, maze ukuri bakakwima amatwi yabo ngo bahugukire ibitagira shinge. Wowe rero urabe maso muri byose, wiyumanganye ibitotezo, ushishikarire kogeza inkuru nziza, urangize neza ubutumwa bwawe. Ibaruwa ya kabiri ya Pawulo intumwa mutagatifu yandikiye Timote, umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugera ku wa 5. Si ibyo gusa, agakomeza muburira nanone yuzuye Roho Mutagatifu muri iyi baruwa nanone mu mutwe wa 3, atumenya neza kandi ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe by'amakuba, kuko hazagwira abantu bikunda ubwabo n'abafite inyota nyinshi y'ibintu, n'abirasi, n'abikuza, n'abanyarubwa, n'ibyigomeke ku babyeyi, n'indashima, n'inkorashyano, n'abagome, n'abazirampuhwe, n'abanyamazimwe, n'abatihanganira abandi, n'indakoreka, n'abanzi b'ibyiza, n'abagambanyi, n'ibishihanyi, n'abahumwa amaso n'ubwirasi, n'abakunda ibyishimo by'umubiri aho gukunda Imana, n'abiha isura y'ubusabanyiramana ariko mu by'ukuri bahakana ishingiro ryabwo. Nabo ngabo rero urabirinde ishingiro ryabo, ukuri kwabo. Ndetse n'ubu bene abo babarimo, navuga nk'abacengera mu ngo,
bagashuka abagore b'abapfayongo baheranwe n'ibyaha, bagatwarwa n'ingeso mbi zose, maze nubwo bahora baharanira kwigishwa ugasanga badashobora na busa kumenya ukuri. Nkuko kera Yanesi na Yambure barwanyije Musa, ni nako abo ngabo barwanya ukuri, kuko ari abantu bafite umutima ucuramye, ntibagire ubwenge buhamye, ntibagire ukwemera guhamye, ariko ntibazashobora kubikomeza, kuko amaherezo ubusazi bwabo buzatahurwa na bose, nkuko ubw'abariya bombi bwagaragaye. Ibaruwa ya kabiri Mutagatifu Pawulo ntumwandikiye Timoteyo umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugera ku wa 9. Turumvise rero abantu nyine barwanya ukuri, ntibakurimo, nta nubwo bashaka ko hari kwinjiramo. Ntugire ngo kandi abo bari kure yawe, nkuko Pawulo intumwa nyine bivuga, atabona ubu babarimo. Aho ngabo bihisura y'ubusabaniramana, kandi mu by'ukuri bahakana ukuri kwabwo, ishingiro ryabwo. Kubaho umukuri rero, Ingabire yo kubaho umukuri idusohora muri abo ngabo, abo bakristo b'ingwiza murongo, idusohora muri abo bagome, muri abo basambanyi, muri abo bangana, muri abo barozi, muri ibyo byigomeke bariya bose yarondoye, kugira ngo twinjire muri Yezu Kristo, inzira, ukuri n'ubugingo. Izo mbaraga ntawe uziha, tuzihabwa na Yezu Kristo ubwe. Ariko nta muntu uzagusunikira aho ngaho, niba utabishaka, niba udashaka kwakira iyo ngabire, ntizinjira. Niyo mpamvu ugomba gukingura umutima wawe, nicyo Yezu Kristo ashaka gukora mu buzima bwawe. Ikinyoma n'ukuri bihora birwana, muri n'umwijima. Abo bantu barwanya bamamaza ukuri kugira ngo ingoma y'ikinyoma nyine idahungabana. Ariko ubuhanuzi nyine bwa Pawulo intumwa buravuga ko bitazakomeza, kandi kuko nuko bimeze. Sohoka rero mu kinyoma, ingoma yacyo itararangiza igihe, itararangiza manda yayo. Winjire mu kuri Yezu Kristo, we nyiri ingoma itazigera ishira. Ni Roho Mutagatifu guhamagara mu izina rya Yezu. Ahandi urwo rugamba hagati y'ukuri n'ikinyoma, hari ahantu Mutagatifu Pawulo intumwa avuga ko inyigisho atanga nyine zitakirwa na bose. Bamwe arabanukira, abandi akabahumurira neza. Abajya kinyoma arabanukira, naho abashaka kugendera mu kuri babandi Yezu avuga ati unyurwa n'ukuri wanditse yumva ijambo ryanjye, bakaza bishimye baje kumva ayo magambo. Kandi koko imbere y'Imana turi impumuro nziza ya Kristo, rwagati mu barokorwa no mu bacibwa. Kuri bamwe tubanukira urupfu, bikazabageza ku rupfu. Ku bandi turi impumuro y'ubuzima, bikazabageza ku bugingo. Ninde muntu rero waba ukwiye guhabwa ubutumwa nk'ubwo? Ibaruwa ya kabiri y'Abanyakorinti umutwe wa 2 umurongo wa 15 n'uwa 16. Ijambo ryose ry'ukuri, nkuko hari inyigisho ntoya mfite nyine muri uyu muyoboro mu Gifaransa, ibaza ngo ese ukuri kurakubangamiye? Kuki ukuri kukubangamiye? Kuki ukuri kukubangamiye? Ukubirishe kwaba kukurwanya? Hari intwaro ukuri gufite zije kukwica? Harumva nyine umuntu mu by'ukuri aba afite ikibazo.
ari kurwanya ukuri. Umuntu wahawe ingabire yo kwigisha ngo ntiyakugerera aho ngaho. Ese hari amasasu azanye yo kurasa abantu? Siko nyine hari ikibazo umuntu yifitemo nyine rwa rupfu rumurimo nirwo ruba rumunukira. Gusohoka abantu rero ntawe ubyiha, ni Yesu bitanga kubw'ingabire ya Roho Mutagatifu, kugira ngo rero twinjire muri Yesu Kristo. Rimwe na rimwe hari igihe abantu kuba amayiri ya Sekibi atwereka nyine ko ntacyo bitwaye, ko ntacyo bitwaye ngako se ngo bitwaye ikize. None se ko ntacyo bitwaye wowe urabishakira iki? Aho ngaho niho umuntu atangira kuburira ubwenge. Ngo nyine nk'ubusambanyi bujya gutangira, nakunze kwigisha cyane urubyiruko. Hari n'inyigisho nyine mfite hariya hano muri uyu muyoboro ku byerekeranye no gutahura no gutaseba ubusambanyi mu izina rya Yesu. Nakunze kuyiga urubyiruko kuva muri 1999 n'abandi bose bashaka kumva ukuri kugira ngo bahaguruke mu mwanda babe uko Yesu abishaka. Kandi harabo byagiriye akamaro, nta bushidikanya, mu izina rya Yesu. Umuntu nyine agatangira akwikoreshaho utuntu utari ko ibyo nibiki ngo base bitwaye iki. None se niba ntacyo bitwaye wowe ukiri mu kubikora, niba wowe ufite inyungu mu kubikora nuko njye bifite icyo bintwaye. Noneho rero ibaze wewe uravuga ngo ariko ngo ibinyoma nge ngo ngewe mbeshya ngo no tunyoma dutoya. None zo tubeshyera iki? Utubeshyera iki? Ko ari dutoya se nyine waturetse. Aho nyine ntiwashingiye amayiri ya Sekibi kwereka ko ari gatoya. Ariko muzarebe burya ari gihe wenda tudatekereza cyane, ariko nterutse kureba umuceri ntekereza nti reba ukuntu ukangana, ari gatoya ariko turegeranye ari twinshi, tukagira ikintu dukora twiyegeranyije. None rero nawe ako kaha kawe we wita kaha ngo nta kibazo, utwegeranye. Ese amazi yo ntagizwe n'udutonyanga? Inyanja zose, hari inyanja idagizwe n'udutonyanga? Hari utunga miliyari adatunze ifaranga se? Kibire rifite ubwenge bwo kubeshya abantu, igata ubwenge bwawe ikabucurika. Ese ntacyo bitwaye. None rero umuntu wese ubeshye, kuko ngewe ibyo nakunze kimwe mu bintu nyine bigaragaza abantu bafite ibikomere, tugarutse ku bikomere gatoya nuko babeshya, kubera ko bari barataye icyizere, ubwabo nta cyizere bifitiye ubwabo, nta n'icyo bafitiye umuntu, ku buryo banabeshya batanabitekereje. Muri urwo rwego rero umuntu wese ushaka kwinjira mu rugendo rwo gukira ibikomere bye agomba kwinjira mu kuri. Ukuri ni Yesu Kristo. Umuntu wese ubeshya aba yarakinguriye Sekibi umuryango. Kandi iyo Sekibi ntizaza yitwa Sekinyoma gusa, nkuko Yesu yabivuze, izaza yitwa na Serupfu. Ayo mazina yombi ni ay'umuntu umwe, niba tumwise umuntu nkuko nyina baba persona batatu, nayo umuntu umwe. Nkuko icyo kinyoma gishobora kukwinjiza mu rupfu, kizakwinjiza mu rupfu nako, cyangwa se wowe gitume wica kugira ngo urwane ku ikinyoma gikomeze gihishwe. Uza ni hari abantu bagiye bakuramo inda kugira ngo nyine bataza ukuri kuko basambanye kutazagaragara. Abana benshi bagiye bapfa bazira ko badashaka ko ukuri k'ubusambanyi bwabo kugaragara. Bangana iki? Abana batazi base ubwo burenganzira murambuharanira ku bantu. Kurinda usaza utazi uko so yitwa kandi nyina abizi, nyoko abizi.
nakaga ubwo nibwo buryo bwo kuba mu kinyoma. Cyo ni ikinyoma kirenze. Ariko byose biturutse nyine ku cyaha. Ubwo wenda ntibamubwiye se baramureka baho, ariko hari abatarabayeho benshi kugira ngo ibyo byose bitagaragara, kugira ngo uko kuri kutagaragara, gusibanganya ibimenyetso. Kuri iyi si gusibanganya ibimenyetso bikorwa bihitana abantu bangana iki? None umuntu aravuga ngo ikinyoma ngo ntacyo gitwaye. Se kinyoma ni na serupfu, niko Yesu atwigisha. Ubwo umuntu akubwiye ati umuntu ukubeshye aba yanakwica, ukuri nuko nguko. Njye ndakukubwiye, ukubeshye aba yanakwica. Kubera iki? Se kibi ni na se kinyoma ni na serupfu. Guhera uyu munsi rero zinuka ikinyoma mu izina rya Yesu. Wivuga ngo ni gito, reka da, ni gito gitese gitamiri, nikigera muri wowe kirahita gihinduka. Nk'umuntu nyine wabona akana k'intare, nuko nyine akakajyana mu rugo iwe, yamara gukinga umuryango intare ikaba intare, ikakumira. Nuko se kibitubeshya. Hari amagambo rero y'ukuri nyine yerekeranye n'ikinyoma, aho Yesu atubwira ati buri wese azabazwa icyo yavuze. Ayo magambo twarayizirikanye kenshi muri Matayo 12 umurongo wa 36 kugera ku wa 37. Ku munsi w'urubanza umuntu wese azabazwa ijambo ryose ritagira aho rishingiye azaba yaravuze. Noneho rero hejuru y'ibyo twongereho ibyahishwe 21:8. Naho abanyabwoba, abahemu, abakora ibizira, abicanyi, amahabara, abarozi, abasenga ibigirwamana, n'ababeshyi bose, umve neza, n'ababeshyi bose, umurage wabo uri mu nyenga y'umuriro, uri mu nyenga igurumana y'umuriro, kandi yuzuye amahindure ngurwo urupfu rwa kabiri. Ibyahishwe 21:8. Ngaho rero komeza wibeshyere, ubeshya nyine, wirarira, se kibizakwereka. None se umuntu yahora avuga kuri, avuga ukuri akamena n'amabanga. Ibyo se nibyo Yesu yakubwiye. Baho mu kuri. Icyangombwa si ukuvuga, ni ukubaho mu kuri. Kandi ibyo nibyo bya mbere. Naho ibindi rero niba ari ukuri kw'amabanga ajyanye n'akazi kawe, ese urayavugira iki? Hari umuntu wajya kumbaza ngo uriya washatse penetensiya ngo yireze ibihe byaha ngo musubize. Nzamubwira ngo nzahimba ibyaha atireze se ngo nimba ndamubwira ukuri? Aho naho abantu bibeshyera. Nzamubwira nta burenganzira ufite bwo kumenya ibyo ngibyo. Ni ibyo uwo ari we wese, aho yaba aturutse hose. None rero wowe kugira ngo uhishe ukuri ukagomba kubeshya. Ninde wakubwiye ko ukuri gukeneye ikinyoma kugira ngo kubeho? Nkuko nakunze none kubibwira urubyiruko, ubona nyine umuntu akubwiye ngo musambane, nk'umukobwa ke ati ndi mu mihango, ejo se naguza uyirimo, ejo bundi uyirimo, nyuma y'icyumweru uyirimo. Harumva nyine winjiye mu kinyoma, kandi icyo kinyoma nicyo kizagutamaza. Mbese mu yandi magambo wabyemeye, urabyumva? Uyu munsi ntibishoboka, ariko igihe cy'imihango nikirangira tuzabikora. Urumva wabaye umusambanyi. Urabyumva? Se kibi rero, se kinyoma yabeshya abantu, yarabaziritse abantu bose bakumva ko bagomba kubeshya. Noneho rero mu Banyarwanda nyine nakunze gutanga inyigisho zerekeranye n'ibyo gusohoka mu kinyoma, kuko ku Banyarwanda twebwe umuco wacu kubeshya ni ubutwari, kubeshya ni ubwenge. Umwana wamenye ubwenge arangwa nuko abeshya.
ibyo nyine ni ibintu bigaragara. Maze rero nihagira ukubwira ko ndi hano ngiye kuryama, ngiye kuba nduhuka, nihaze umuntu akakubaza aho ndi, umubwira ko ndahari. Ku mwana nyine agasigaraho ku muryango, umuntu yaza, noneho uwo mwana aracyari igicucu, kuko Abanyarwanda bavuga batukana. Noneho wa wundi aramubajije, araje aramubajije atese, ati papa iso arahari mwana? Arahari, ariko yambwiye ngo nihagira uzamubwire ko adahari. Ise ariko kubyumva, ubwo nyine arihangana mu kanya. Wa mwana igitutsi bari mu mutuka ni ikihe? Igicucu. Ntabwo aramenya ubwenge. Noneho rero nanone aho ikinyoma cy'Abanyarwanda twebwe kibera none kibera ikinyoma nyakinyoma, nuko kiri mu bwenge. Ibyo bigaragarira hehe? Muri wa mugani wa muhanuka na semuhanuka. Igihe muhanuka semuhanuka abwira umwana we ati mwana wanjye uzabaho utabeshya. Mu Banyarwanda harimo icyo kintu cyo guhuza ubuzima n'ikinyoma. Mu gihe Yesu ashaka ko duhuza ubuzima n'ukuri. Mwana wanjye uzabaho utabeshya. Umunyarwanda azi ko nta muntu ubaho atabeshya. Urabyumva? Noneho muhanuka yumva amasomo ya se. Igihe kigeze ninjoro arasohoka, agaruka afashe umutwe mu ntoki, ati papa, ati ndasimbutse nkubita umutwe ku ijuru, ati none urajanjaguritse. Nuko Isa aramureba aramubwira ati mwana wa, aturabeshya ibindi, icyo kiranyagisha. Abanyarwanda mu kubeshya kwacu dufite ibinyoma, tukagira abo tubeshya, tukagira amacenga. Ibyo rero ni ibya seki binasera upfu, bibi urupfu mu Banyarwanda aho bari hose. Yesu Kristo kuri niwe ushobora kutwinjiza mu buzima, kandi Roho Mutagatifu ataguhaye izo mbaraga ntuzinjiramo. Niyo mpamvu tugomba kumwiyambaza tubimusaba. Nk'ubu ugiye mu ngo, wasanga bashakanye mu kuri, abubatse urugo rwabo ku kuri. Ibyo twigeze kubivuga ari bangahe? Uzakurikira inyigisho natanze iri nawe kuri uyu muyoboro kubyerekeranye n'urukundo, tuvuge ku rukundo, uzabyumvamo. Ukuri ku buzima bwawe bwahize byose mugasesa hasi. Dore njyewe ugiye kwakira uwo ndiwe, amateka yanjye naya, nundi agasesa ye hasi mu maraso ya Yesu Kristo, byose Yesu akabisukura, ubundi mukubaka ku rutare ari rwowe. None buri wese yaraje akinze undi ibyo yakoze, undi aza akinze undi ibyo yakoze. Igiteranyo cyabyo kiraba ikiheze, ikinyoma kirikuba muri urwo rugo, rubeho rutariho, kuko rwubatse ku kinyoma. Noneho rero ibindi bikagenda byiyongeraho nta gushidikanya, bikaba umutwaro. Yesu Kristo rero ni ukuri, yinjiza abe mu kuri. Noneho tuvuge gato ku buzima bw'abihaye Imana nabwo, tube abamwiyeguriye mu kuri. Birabaje kuba uwihaye Imana mu kinyoma. Muri uyu muyoboro naho mfite inyigisho ku bihaye Imana, washaka yayumva, kuko abo ngabo nabo bari mu muryango wanyu, ni bashiki bawe cyangwa ni basaza bawe, kandi nawe ugomba kubahanurira. Ikibonye kitagenda ukakibabwira hakiri kare. Ariko hari igihe shitani ifata umuntu kubera ko nta muntu wamubwiye, kamuritse nyine ngo bari intungane. Uribeshya. Umuntu ntabintungane kuko yabaye uwihaye Imana. Abintungane kuko yakiriye Yesu Kristo agapfa ku cyaha aho yaba ari hose. Nyagasani Yesu Kristo rero ashaka ko buri wese aba uwamwiyeguriye mu kuri. Abashakanye bakaba bashakanye mu kuri,
abatarashaka batarashaka mu kuri. Birababaje kuba icyo uri cyo atari cyo uri cyo. Nyine kubaho mu kinyoma, ubuzima bwo mu kinyoma. Ingabire rero kubaho mu kuri ni Roho Mutagatifu yitanga. Kuko Pawulo intumwa nyine yahindutse akemera yemeye. Natwe ni cyiza dushakaho. Pentecost izatwinjize mu kuri nyako nyine ariko Yesu Kristo ubwe. Tumuhamye. Nawe duhakwaho. Nta nuwo dushaka kwihaniza. Ahubwo kubera urukundo twifitiye Yesu gusa. Yesu utanga ubuzima. Yesu Kristo nyagasani. Yesu Kristo urumuri rutanga ubugingo. Yahirwa bemera kumva aya magambo. Kuko hari benshi nyine nkuko twabivuze badashobora kuvuga ngo bayumva. Abyumva. Badashobora kuyumva. Cyahise n'ikinyoma. Ikinyoma nicyo yahizemo gukorera. Nyamara Yesu aramukunda kandi aramushaka. Nk'umuntu rimwe bigeze nyine kumbwira umuvandimwe we uburyo yaratangiye kubona ko hari ibyo arimo kugendamo bitari byo, atese ubu nakora iki? Nani mfite inyigisho nafashe, nuko ndamubwira nti umva hano hari inyigisho ishobora kumufasha ariko sinzi ko azemera kuyumva. Gusa niyemera kuyumva hari icyo Yesu azakora. Arayimushyira yemera kuyumva. Ntiyahindutse se? Yesu ntiyamukozeho rikaka umugani w'Abanyarwanda. Ariko yemeye kumva. Ni nk'umuntu wajya kwa muganga akanga ko bamutera urushinge kandi abikeneye, niba adashobora, niba afite umuriro mwinshi kandi adashobora kugira ikintu arya cyangwa se anywa, nta muti ashobora kunyuza mu kanwa, bashaka kumutera urushinge kugira ngo umuriro ugabanuke. Urwo rushinge ni akarwanga cyangwa se urumva uko byagenda. Ijambo rya nyagasani Yesu riza ari umuti uvura. Noneho rigahinduka ifunguro nyuma, ku buryo umuntu yishimira kuryumva. Ariko mbere na mbere ku mazu ya mbere ni umuti. Ni umuti. Noneho rigahinduka umugati ugutunga. Nk'uwo murwayi nyine umaze koroherwa urutunzwe n'amaserumu, noneho agatangira agafungura. Yesu rero twinjize mu kuri twese kubw'impuhwe ze. Shingizwa Yesu Kristo, nzira ukuri n'ubugingo. Bikira Mariya mwamikazi wa Karumeli udusabire. Mutima utagira inenge wa Bikira Mariya uturengere turwaneho mu izina rya Yesu. Singizwa Yesu Kristo wadupfiriye ukazuka.